Twongeye kubasuhuza abateze ak'umunsi cyangwa se abahora bareba video zacu z'akazi zijyanye n'akazi. Ku bantu benshi rero bihutira kujya kuri mifotra kuko bazi ko ariho hari akazi kenshi kandi abantu benshi baprayingaho. Gusa nk'uko nabibabwiye, hari ibindi bigo bya leta bitajya bipostinga kuri mifotra, ahubwo bigenda bipostinga kuri website yabo. Kuri uyu munsi reka mbereka akazi gahari mu kigo cya WASAC, Water Sanitation Corporation. Hanyuma niba warize cyangwa se warize ibintu bijyanye na accounting, ibintu bijyanye na finance, public administration, ntutangwe kwaparanga kuri iyi myanya myiza cyane ihemba neza. Hanyuma reka iri tangazo turisome uko ryakabaye. Water and Sanitation Corporation WASAC is mandated to provide clean water supply and service in Rwanda in order to boost its operations. WASAC Limited wish to hire competent and energetic people for the following position. Post 1, Senior Tax Officer. Umwanya wa mbere rero nkuko bari kubigaragaza bakeneho umuntu umwe ni umwanya wa Senior Tax Officer. Hanyuma akazajya reportinga kuri nde, kuri Head of Tax and Compliance. Nature of contract ni open ended contract. Nuvuga ngo ni contract ishobora kurangira mu gihe runaka bitewe hagati n'umukoresha ndetse n'umukozi uko babyumvikanyeho, cyangwa se baramutse bananiranwe. Ibi nabyo bashobora guhagarika ino ntuza. Hanyuma objectives, impamvu ya mbere y'uyu mwanya ni to provide the WASAC management with advice and technical review on tax compliance related matters. Hanyuma ntabwo tubisaba byose. Scope of work ensure that all operation done as set financial policy and procedures and advice on how tax matter can be dealt with within tax period. Hanyuma duties and responsibilities, ku bantu bamenyereye ibintu byo kwaprayinga akazi ho murabizi yuko ari naho bakura ibizamini byo kwandika cyangwa ikizamini cyanditse ariho bagitegurira. Hanyuma biriya byose ushobora kubireba ukaba wabasha kwaprayinga hehe kuri uyu mwanya wa tax Senior Tax Officers. Hanyuma reka turebe qualifications cyangwa se turebe ibisabwa kugira ngo waparayinge kuri uyu mwanya. No kuba ufite bachelor degree in finance cyangwa se ufite bachelor degree in accounting cyangwa se ufite zira certificate ziri professional nka CPA, ACCA and pursuing advanced level for CPA nibindi. Ufite at least 3 years of experience byibuze muri accountant cyangwa se muri finance. Ufite at least 1 year of practical commercial experience in a position accountant or finance officer for those with CPA or SCA. Utarengeje imyaka 40 kandi uzi kuvuga neza Ikinyarwanda, Igifaransa n'Icyongereza kandi uzi gukora muri team. Uwo ni ku mwanya wa Senior Tax Accountant hejuru. Hanyuma reka turi umwanya wa kabiri ni Asset Accountant, naho bakeneye umuntu umwe. Ntago turi butinde cyane kubera yuko ni imyanya myinshi tugomba kunyuraho. Hanyuma nabo no kuripotinga kuri Senior Asset Inventory Accountant. Nature of contract nayo ni open ended nkuko biri kugaragara imbere yacu. Hanyuma dukomeje hano kuri uyu mwanya cyangwa duty and responsibilities, ibi ngibi mwazabisoma ku bantu bifuza kwa applyingaho. Hanyuma reka turebe ibisabwa kuri uyu mwanya kugira ngo ubashe gukora application. No kuba ufite bachelor degree in finance cyangwa se accounting and CPA or ACCA, pursuing CPA intermediate level for CPA R and intermediate level for CPA K. Hanyuma byibuze ufite level ya kabiri, at least 1 year of experience muri practical experience in position of accountant, finance nibindi. Utarengeje imyaka 40, uzi kuvuga neza Ikinyarwanda n'Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda. Hanyuma umwanya wa gatatu ni inventory accountant. Nawo responsibilities ku bazakoremo ibizamini bagendera kuri biriya. Hanyuma kugira ngo wapange kuri uyu mwanya naho no kuba ufite bachelor degree in finance or accounting, CPA or SCA. Ni kimwe nka bya bindi byo hejuru, naho ufite experience y'umwaka umwe. Hanyuma utarengeje imyaka 40 kandi uzi kuvuga neza Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse n'Igifaransa. Hanyuma reka turebe umwanya wa kane ni Water Treatment Management Accountant, ho bakeneye abantu babiri bazaripotinga kuri Head of Budgeting Cost Management. Nature of contract open ended. Hanyuma responsibilities ku bazifuza kwaparanga kuri uyu mwanya bazisoma.
nk'uko bigaragara hano imbere yacu. Hanyuma requirement ni ukuba ufite bachelor degree in finance, accounting, CPA or SCA, pursuing CPA intermediate level for CPA R and intermediate level for CPA K or ACCA at intermediate level 2 or any AFAC accreditation body, ufite na experience y'umwaka umwe muri ya pratique utarengeje imyaka 40, ndetse ukaba uzi kuvuga neza Ikinyarwanda, Igifaransa n'Icyongereza, kandi ukaba ufite ubushobozi bwo gukora muri team. Undi mwanya wa gatanu bashyizeho ni supplier accountant, bakenewe umuntu umwe akazajya reporting kuri senior treasurer expenditure accountant. Hanyuma reka turebe ibisabwa kuri uyu mwanya, kuko responsibilities zo ntabwo turi kuzitindaho. Ni ukuba afite bachelor degree in finance, accounting, CPA, ACCA, ndetse afite intermediate level ya kabiri na experience y'umwaka umwe, hanyuma atarengeje imyaka 40 nk'uko muri kubibona, ndetse azi kuvuga neza Igifaransa, Icyongereza n'Ikinyarwanda mu buryo butomoye. Hanyuma izi nazo ni responsibilities zindi, kuba ari responsible for management coordination of health and safety training activity to ensure WASAC operation are underpinned by culture of safe operation in line with industry norms and standards. Ibi byose. Hanyuma uyu mwanya position, ka turebe neza position turi kuvugaho, nk'uko nabibabwiye ni supplier accountant. Hanyuma ibisabwa kuri uyu mwanya, yes, nibyo twari turimo kugenda turebaho. Hanyuma reka tuze turebe umwanya wa 8 mu kanya gatoya. Kadukomeze ku mwanya wa 8 aho bakenewe umuntu officer in charge of performance management. Hanyuma icyasabwa kuri uyu mwanya no kuba afite bachelor degree in human resource management, business management, public administration management, business administration, project management and economics. Afite na experience y'imyaka 3 muri human resource management, staff supervisor experience. Hanyuma recruitment, katurebe kuri uyu mwanya wa recruitment and personal management officer, bakeneye abantu babiri. Hanyuma kugira ngo baparinge kuri uyu mwanya ho ni ukuba wujuje ufite bachelor degree in finance, accounting, kimwe byandi twavuze hejuru ari ama certificate CPA, SCA. Ku mwanya wa 7 bakeneye umuntu ufite cyangwa se ni position ya health and safety officers, aza reporting kuri head of personal management nk'uko muri kubibona imbere yacu. Hanyuma katurebe ibisabwa kugira ngo yaparinge kuri uyu mwanya no kuba afite bachelor degree in human resource management, business management, public administration ndetse na management, hanyuma na experience y'imyaka 3. Ku mwanya wa 10 bakeneyeho head of general store unit. Hanyuma kugira ngo waparingeho kuri uyu mwanya no kuba ufite ibi bikurikira: master's degree cyangwa bachelor degree in business administration, management, economics, accounting, supply chain management, finance, store management cyangwa se ibindi bifitanye isano nabyo, na experience y'imyaka 5. Nibyo by'ingenzi. Indi myanya afite umwanya wa 11 procurement officers, no kuripotinga he kuri head of procurement services. Hanyuma ho ni umwanya w'igihe gitoya kuko ni short term contract. Bakeneyeho bari abantu ko mwabibonye ni bantu babiri. Hanyuma ibikenewe kugira ngo amaparinge kuri uyu mwanya no kuba ufite cyangwa se warize bimwe muri ibi bikurikira: bachelor degree in procurement, business administration, law,